Nongeye kubasuhuza inshuti zacu dukunda, nshimishijwe no kongera kubana namwe muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Umwanya mwiza tuganira ijambo ry'Imana, tugafatanya kugira ngo turebe ko hari intambwe twatera mu by'ubuzima, mu by'urugendo rujya mu ijuru. Dusenge, twiragize Imana hanyuma dukomeze. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza kandi kuri Imana ishobora byose. Reka ubane natwe muri uyu mwanya tweze, kandi icyo wagambiriye kudusangiza tugisangire mu izina rya Yesu Kristo. Beje ikirogo yose aho ivi kagera, bwiza bwawe bane natwe mwami, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dushimiye Imana cyane ko yongeye kuduha uno mwanya, kandi ko namwe muri kumwe natwe tubiha agaciro. Hari indirimbo rero iri kumfasha, shaka ngo ndirimbe igitero kimwe, ni indirimbo 115, igitero cya 4. Kiravuga ngo nabonye nta bya none nta bizaza byazantanya na Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka dusome n'ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima wanjye. Dusome Abaroma, wandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cy'8 umurongo kuri 31, ariko turaza gusimbuka dusome indi mirongo ikurikiyeho. Titire iravuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Hari ikibazo. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izaburute kumuduhana n'ibindi byose? Ibibazo biri kubazwa. Hanyuma dusome 35, aravuga ngo ninde wadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni kwambaruza, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Tugatatu avuga ngo nk'uko byanditswe ngo turica umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Tukanavuga ngo oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndi kumva mfashijwe cyane n'iri jambo, ryabaye rinini muri njyewe. Mu by'ukuri numvaga atari turi buganireho, ariko mu buryo busa n'ubuntunguye nagiye kumva numvira ijambo riraje riguye muri njyewe, numva ribaye rinini riragutse. Ijambo rivuga ngo he kugira ikintu cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, he kugira ikintu cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana yacu. Nushaka usigarane iki ngiki cyonyine, ibindi byose niyo utabigumana. Ariko muri wowe wongere ugambirire uvuge ngo nta bya none nta n'ibizaza bizantandukanya na Kristo. Nta bya none nta n'ibizaza bizantandukanya na Yesu. Mu by'ukuri muri iyi minsi turimo ni iminsi igoye abakristo, ni iminsi igoye abantu batandukanye mu buryo butari bumwe. Ariko reka tugire kugambirira kwiza, kuvuga ngo he kugira ibya none turimo, he kugira ibizaza, ibyiza cyangwa bizatandukanye n'urukundo rwa Kristo. Indirimbo twaririmbye, umuririmbyi yari kuririmba waririmbye indirimbo 115, igitero cya nyuma, yaravuze ngo yabonye umukunzi mwiza, ngo niwe nyiri imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe ndengera iteka. Aravuga ngo nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none nta n'ibizaza byazantanya cyangwa se bizantanya na Yesu. Inshuti yanjye, muvandimwe, iki wanjye, mubyeyi, bitewe n'uri kunkurikira n'uwo turi kumwe muri uyu mwanya wo gusenga, he kugira ikintu cyagutandukanya na Kristo. Imana idushoboze, tugire intego, tugire kugambirira kwiza. Hari abantu bagiye bagambirira neza, tujye tubona no muri Bibiliya Imana irabashyigikira. Iyo usomye muri Daniel igice cya 2 ugasoma uburyo Daniel na bagenzi be ngo bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ubuntu uburyo mu bice bikurikiyeho uburyo Imana yagiye ibana nabo ikabashoboza mu kugambirira kwabo kwiza, bakarema amateka n'ubu ngubu tugenderaho. Imana ishimwe kandi natwe dushoboze. Mu by'ukuri ibindi kubivuga numva ndi mu mwuka, ariko kandi nzi neza ko nk'abantu twambaye imibiri, nk'abantu turi mu isi ya none igoranye kwikirizwamo, ntabwo twe ubwacu twabyishoboza. Ariko Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga.
uyu Pawulo wavuze ibi rero ni nawe wanditse iri jambo dusomye mu Baroma, yari kubandikira ageze ku gice cya 8, aravuga ngo ninde ngo bw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mu by'ukuri inshuti yanjye turi kubana muri aka kanya, isi igenda ihinduka kandi izakomeza ihinduke, kandi yamye inahinduka, ntabwo ari ibintu byadutse ubu ngubu. Ibiciro birazamuka, intambara zikiyongera, ibintu bikagenda bihindagurika nuko. Ariko dukwiye kuzirikanira ijambo rivuga ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, iri mu ruhande rwanjye, ubw'Imana iri mu ruhande rwawe, ubw'Imana iri mu ruhande rw'undi muntu wese udukurikiye, cyangwa se n'undi wari wese wizera Imana. Imana iri mu ruhande rwawe, nta mubisha. Imana yabaye mu ruhande rwa Daniyeli mu rwobo rw'intare, intare ntizamurya. Imana yabaye mu ruhande rwa Yosefu, ajya mu mwobo, ajya kuba imbata, ajya muri gereza. Imana ibana nawe, isohoza icyo yavuganye nawe. Imana yagiye ibana n'abantu batandukanye tugenda dusoma muri Bibiliya, natwe kandi turi abagabo bo kubihamya. Nanjye ubwanjye Imana yabanye nanjye, cya mu byo naciyemo byose, ubu ndandi gusangira namwe ijambo ry'Imana. Yaranditse rero Pawulo aravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ninde wagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Umunsi umwe Yesu yari kuganira n'abigishwa be, aravuga ngo mbese namwe muragiye? Petero atavuga ngo twakuvaho tukajya hehe, mukaba ufite amagambo meza y'ubugingo. Mu by'ukuri sinzi ahantu umuntu yava kuri Kristo akajya, ntaho mbona pe, ntaho. Kandi Imana idushoboze, Imana idushoboze tugume kuri Kristo. Ngo ni iki cyadutandukanya? Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba? Amakuba niyo dutandukanya na Kristo? Mbese ngo cyangwa ni ibyago? Ngo cyangwa ni ukurenganywa? Cyangwa ni inzara? Cyangwa ni ukwambara ubusa? Cyangwa ni ukuba mu kaga? Ngo cyangwa ni inkota? Mu by'ukuri ibi byose ni ibintu bitoroshye, ariko ntibikwiriye kudutandukanya na Kristo. Inshuti yanjye nkurikiye, turi kuganira ijambo ry'Imana, ugize umugisha nawe nkagira umugisha, tukaba turi gusangira iri jambo, kuko nanjye nubwo ubona ndi kubwira, ariko njye ndi igikoresho cy'Imana. Nanjye Imana iri kuncisha ibingibi ngo bimfashe, ntabwo ari ibintu byanjye, ni ijambo, ni Imana iri kuvugana nawe, iri kuvugana nanjye. He kugira ikintu cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Twava ku Mana tukajya he mu by'ukuri? Nta hantu ntamwe mbona twava ku Mana tukajya. Reka dukomere ku Mana yacu, haba mu byiza, haba mu bibi. Hari igihe umuntu agira ibigeragezo, hari igihe umuntu agira ibibazo, akabona umwanzuro no kuva ku Mana. Ariko ikibazo si urava ku Mana se bwo bikemuke? Hari igihe umuntu agira mu bisubizo akadamarara, akibagirwa Imana, kumva nyine byararangiye. Ariko se ibyo bisubizo wizeye neza ko nta bibazo uzahuriramo nabyo? Imana ntuzayikenera. Reka twikomeze ku Mana, twikomeze ku Mana. Nibyo dukenera iby'isi rwose, ko turi mu isi, dukenera amafaranga, dukenera ubutunzi, dukenera n'ibindi bitandukanye. Ariko ibyo nitugira umishana bwo tukabona turakoze, birakunze, biraje, bigiye kuzatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Kuko twebwe ntabwo dukwiye kureba kuri ibi ngibi bya mu isi bigaragara, kuko Pawulo yavuze ngo twe ntabwo tureba ku biboneka, tureba ku bitaboneka. Kubera ko ngo ibiboneka ari by'igihe gitoya, ariko ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Imana igufashe, Imana imfashe, twe kureba ku bigaragara gusa, kuko ibigaragara ni iby'igihe gito, bitagaragara ni iby'iteka ryose. Tuzi amateka y'abantu bagiye baba bakomeye mu isi, bakagira ubutunzi bwinshi. Na Salomo Bibiliya iramuvuga ko nta muntu ngo mu babyaye n'umugore, mu bana b'abantu, Salomo ari mu batunze cyane kurusha abandi. Ariko se aracyariho, kandi yaratunze ibintu abantu baharanira byose, yarabitunze. Abagore agira benshi, agira amafaranga, agira amazahabu n'ibiki byose, agira ibintu by'igiciro byinshi, ariko arangiza avuga ngo byose ni ubusa. Hari aho yavuze duvana mu gice cya 12 hejuru y'umurongo wa 9, ahantu hari umutwe uvuga ngo nta kintu gifite akamaro atari kubaha Imana. Kubaha Imana nshuti yanjye nibyo bifite akamaro. Kubaha Imana nibyo bya mbere. Nubwo ngiye byananira, simbikore nk'uko mbyifuza, ukaba wavuga ati se ko mvuga kubaha Imana ngiye ndabishoboye. Nubwo ntabishobora, uretse ko Kristo ari we unshoboza, ntabwo bivuze ko ikindi kuvuga niko kimeze. Ikintu cya mbere gifite agaciro ni ukubaha Imana. Nimbishobora cyangwa simbishobore, nubishobora cyangwa ntubishobore,
ibizakuraho ko ari cyo kintu cya mbere gifite agaciro no kubaha Imana. Imana dushoboze kubaha Imana. Ndi kumva nafashijwe cyane, reka ntaza kuvuga byinshi, ariko reka tugire umugambi, tugire ihame rivuga ngo he kugira ikintu icyiza cyangwa ikibi cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, kuko mu Mana niho harimo umutekano wuzuye. Abantu batanga ibintu byinshi, batanga amafaranga menshi, batanga ubutunzi bwinshi, bari gushaka umutekano, bari gushaka amahoro, bari gushaka ahantu nyine ikintu ku buryo babaho bumva bizeye ko nta cyabahungabanya. Bagashora imitungo myinshi, bakashyiraho amakamera, bagacirira imbwa, bagashaka abasekirite, bagashaka abantu bo kubarinda, bodyguard bize ibintu by'imirwano z'amashwati bakomeye, ariko n'ubundi birangira bibaye byose. Ahizewe gusa wabonera umutekano wuzuye, wabonera amahoro yuzuye, wabonera ibyishimo byuzuye, wabonera buri kimwe cyose wifuza cyanya cyo cya original kitari pirate. Ni ukwikomeza kuri Kristo, ni ukudatandukana n'urukundo rw'Imana. Imana yadukunze tukiri n'ababi, tukiri abanyabyaha, igatanga Kristo turi babi. Ubundi ntabwo byumvikana, uretse n'icyo ngicyo mvuze, no kuba watanga umwana wawe ku muntu w'inyangamugayo mwiza, usanzwe wari umuntu mwiza rwose, wari umumaro mu bandi, kuba wakamera gutanga umwana wawe ngo nuko umuntu angara umuntu wari ufitiye umumaro abandi, nabyo biragoye. None ibibazo kugira ngo Imana itange umwana wayo hejuru ko twari abanyabyaha, hejuru ko twari babi, hejuru ko twari abanzi b'Imana, turi abagome, ikemera gutanga Kristo ngo azadupfire, ni ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe rero. Niba warumurikiye utarakizwa, uracyafite amahirwe y'uko wakwizera Kristo umwami n'umukiza, nawe ukaza mu mubare w'abana b'Imana, ukazagira iherezo ryiza. Turiho none, ejo ntabwo tuzi ibyawe, Imana ntibizi. Na Yesu yaravuze ngo abona umunsi nibo biganira ibya none, iby'ejo bibara b'ejo. Imana ntibizi uko bimeze. Rero wafata uyu mwanya, aya mahirwe uhawe yo guhumeka, nawe ukizera Kristo niba utaramwizera, ugasenga, ukayoboka Imana. Mu by'ukuri hari byinshi biri kurwanya abantu b'Imana, hari byinshi biri gutuma kwizera Imana no gusenga bigorana. Iyo twumva muri za Ethiopia, twumva mu bice bitandukanye by'isi abakristo barenganywa n'imitwe itandukanye, bicwa, basenyerwa n'ibindi bitandukanye, insengero zarafungwa ahantu hose. Mbese turi muri kondisiyo igoye, abantu turi kujya mu ntege turi benshi. Ariko nubwo bimeze bityo, nongeye kumva ijambo ry'Imana rinje mu mwuka w'Imana mpumekeyemo, rivuga ngo ibyanone cyangwa ibizaza, byiza cyangwa bibi, he kugira ikintu cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana yacu. Imana iduteje ubuzima tukaduhumeka, Imana ikiturindiye igihugu, Imana itumye umuryango umeze ubu ngubu. Iyo Mana tuyikomezeho, kandi twe kwikomezaho kubw'ibyo duha, twe kwikomezaho kubw'ibyo tuyishakaho, tuyikomezeho kuko ari Imana dukwiye kwikomezaho, kuko ari ifite ubugingo bwacu, kuko ari ifite ubuzima bwacu mu biganza byayo. Iherezo ryacu ni ryiza nidukomeza tugakomera kuri uwo mwanzuro no kuri iyo ntego no kuri iryo hame. Imana iguhe umugisha warumvikanye, kandi nizeye ko Imana yavuganye nawe, Imana yavuganye nanjye, buri wese. Yesu yaravuze ngo abumva aya magambo bakomeza ngo bameze nk'umunyabwenge wubatse ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, ngo byose byikubita kuri iyo nzu, ngo ntiyagikiraho ko yari ifite urufatiro rukomeye. Ariko abayumva akaca mu matwi, mu gutwi bwe agatugukira mu kundi, kuko bameze nk'umupfa wubatse ku musenyi, ngo imvura n'imiyaga n'iki byose birabije, ngo biyikubiseho ngo twabikubakumira. Wizere ko rero nawe ubaye nk'umunyabwenge, ijambo ugahita uryubakaho, ukarikomeza, kubaka ku rutare rwa Kristo. Imana iguhe Imana ikomeze abane natwe, tugambire ko nta ibya none, nta bizaza, ibibazo, imigisha, ikintu icyo cyose ye kugira ikintu cyazadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Tuyikomezeho by'iteka ryose. Hari umuririmbyi aririmba ngo I have decided to follow Jesus, ngo no turning back, ngo nafashe umwanzuro wo gukurikira Kristo, nta gusubira inyuma. Imana idufashe natwe tugire kugambirira kwiza, kandi icyo ngicyo cyo rwose mba numva ko dukwiye no kugiciraho iteka, ahubwo tuduciye iteka ko nta gusubira inyuma, nta gukebakeba, ni ugukurikira Kristo paka
ijuru. Imana ishimwe. Kadusenge. Mana yacu tugushimiye ijambo ryawe, reka umwuka wawe akurusheho kuribonerera mu mitima yacu kandi rikora ibyo bitumye nawe urikurikiye nanjye urifuza twese twungukire imbere yawe, kandi Mana udushoboze kuri uyu mwanzuro, udushoboze kuri iri hame twiyemeje ko tugiye kuba iry'ubuzima bwacu, ntabwo dukwiye gutandukana n'urukundo rwawe, ntabwo dukwiye kudukura mu buntu bwawe, dukwiye kuza kwizera uko byagenda kose kugira ibihe byose, kugira tubane nawe mu ijuru, aho tutazahurira n'ibibazo, aho tuzahangayika, aho tuzahura n'umwa Satani. Mwami udushoboze, ndagushimira kuko ubanye natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mana iguhe umugisha wawe wankurikiye, kandi ikomeze guhaza kwifuza kwawe kwiza wowe n'ubushake bwayo. Ciao ciao, ndabakunda cyane.